Tina. Tina. Oui. Nta muntu wandengera koko. Biteze. Soko nta kacyayi. Nta n'ibyo kurya bihano nta n'amazi. Byoroshye. Uzi ukuntu yambuye. Ariko boss, uzi ukuntu yatsanze mu cyumba kandi yendaga kuma umwanya n'induza n'amatera. Aranyihaniza. Uriya mugore wawe arambwira uti habe n'igitonyanga. Nzongera kubona uri kumuhereza nzakujwigereza. Uri kumva? Aragira uti amazi muri dushe sinzayakugereze. Ibiryo nucetse ngo amaboko ujya kubyiba. Aho inkono zirura hasi. Arangije arambwira uti nzakunagamo mu makara ashyushye cyangwa se ngo mwinike mu biryo ubutetse. Harya ubwo ubundi nabagiye kuzira iki? Uriya mu mabusha nabonye atoroshye. None uri kumbwira ngo nguhereze amazi? Reka ma singiye kujya mu nkono muri aka kanya. Bose oya bose. Kandi ntugire ngo ni ukugusuzugura. Uvuze ngo iki? Aravuze ngo ntuzampe amazi n'icyo kurya n'icyayi n'iki cyose n'amazi muri dushe. Ako si ubwo icyo navuze utumvishe ni yanyihanije ngo azanogosa mu biryo banetse. Gasa gutogosa no mu biryo atetse. Iki? Ndi biki mwakatara muri koko. Nguzibeshye ukamuha igitonyanga cy'amazi. Ngo nzakwereka. Ngumva nta biryo wemerewe guha boss wawe. Nta mazi wemerewe gushyira muri dushe boss wawe. Ndetse n'ikindi kintu yakwaka hano ntacyo wemerewe kumuha. Uri kumva? Aranyihaniza arambwira ngo nucitse amaboko. Ngo cyangwa se ngo nimba nabyumvishe. Ngo nzabyumvira mu isafuriya azanogosa mu biryo nzaba neza. Ubwo se ubwo ntaba ndimo kumarana n'ibiki. Reka. Ishwi. Eko uriya muntu uzabigeze ngo ni nkuba. Nta n'imugabo yashobora kungirira. None nawe upfa kungirira impuhwe none nuko bimeze. Nzakora iki koko? Kugeza nawe musige ubona ukanangirira n'impuhwe. Mama we. Jewe rero reka nkwereke nanjye ngiye gufata izindi ngamba. Ntashaka kugira ikintu akora beshe ngafite ngo ni inzobe n'ibindi byose. Ujyomba ukuntu bari ukuntu ambwira. Ejo bundi mwabonye ndimo gukora ndimo kugira gute ngo ni inzobe. Uretse eko umva reka nkwereke reka ibi ngibi tubivemo. Reka nawe nitwe niyo nzara zaba ndi bakoneye n'iyicazo cyo nisinjye wabihashye. Oya ariko zubundi ahubwo ujye utahakara uriya mugore wawe atazanogosa. Umva yanyihanije bana we ubu ndumva nazongera kugenda njya mu nsinzira kuko urebye nabido harimo n'urusenda yakumena mu jisho kugira ngo utazongera kujya ureba bose. Gasa kumena amazi ashyushye. Agira uti nzagutogosa muri biriya biryo ubutetse. Nakubwiye ngo iki ngewe? Nakubwiye ngo iki? Kora nimba ndabaza ndibanda basa. Nakubwiye ngo iki? Wowe navuye mu nakagisa samwe muri ubukira. Nakubwiye ko ntashaka kuzongera kukubona n'umunsi warimo. Wegeranye nawe. Mwegeranye mwese mwavuze umunwa wakunaniye. Azakwenika mujye urimo nababwira ngo bigire. Urimo urandega se umunwa wakunaniye nta n'isoni. Umunwa ndi kumva ugiye kuwuta hanze. Siko ujya bamusiga mucuranga wagira ngo ni radiyo. Hanesane ndabona ko kaba kareba se. Gasura kabi. Wowe urimo uravuga iki na venti cyo cyane bikubaza. Sobo ndakaragisasa ko katarimo karabubwira ibyo urimo namubaza. Hanesane rega mwavugishijwe. Akarakishwa aho ngaho urajya. Urimo nakubaza ndikubwira ngo uce imbere ukomeze ugende. Kuri mabusha nta kintu bamubwira. Ubwo mese mwari muzi ko ibyo mwari muri byose ntabumvaga ndaga nayimpagaze hano amaso mwari magaga. Uri kundega mbese neza wavuze. Ese hari ikintu wumvishe nigize mubwira kibi? Hari ikintu wigize wumva mubwira cyerekeranye n'ibyawe? Nukuri kose mabusha nta kintu nigize mubwira.
akabona akigiza akana keza kandi nawe uri umuzimu muri ino nzu suko wowe usigaye wusha shitani kwiruga uvuza induru mabuja ni ukuri mbabarira njyewe ntabwo nabishobora ibyo bintu urimo kuvuga Vimbere mva mu maso Vimbere kwagasa karimo kari bakavuza ubugambo ahangahe induru yakananiye mbese urimo uramuhabya kugira ngo urimo uramuhabya ayo magambo umbwiye ng'amagambo urimo ndavugana nawe aha sinzanywe n'amazi sinywa amazi ariko mwana yanjye urugo ngewe ubundi naragushatse cyangwa warashatse icyo kintu cyashaka kumenya amagambo abiri naragushatse cyangwa warashatse ubundi hano urivaza ahangaha ngo mbese ngo guriza ngo nakeneye noneho ntiwanyitaga ntiwagira ngo ibintu yakamaye none akwavuze ngo ni umukozi wawe ngo nzashake uwanjye uzabahemba ari bande ibintu njyewe ibi birandambiye si ikintu ngiye kuzakora ahangaha ariko iminsi iba myinshi yagahemwe n'umwe uko urimo kumpabya nawe akamuhabya gusa ubundi amaherezo ni ayahe amaherezo ni ayahe noneho reka nkwereke fatuhe mwanzo biteke mbese ndihohora nkakubwira neza nkabyo ni umugore wanjye twashakanye ibiki twagize gute byose ndimo nakora uragaramye gusa nta mazi nta sabune nta benaga icyakora ibingibi yewe reka njye kuruhuka nicwe n'inzara ariko uzabibona nyuma y'ahangaha kihorere ahubwo urwo ni urwitwazo uri kwitwaza rw'umukozi mbwira uriya mukozi uramutereta mbimenye usigaye urinda ya muri runo rugo ukora uburaya ugiye gukorera hanze akaza no gukorera mu nzu yawe ariko reka mbibye umukozi kuko iyo umuntu abwiye umukozi ngo nta mazi yo kunywa iyo umuntu sinzabona amazi yo kunywa nakubwiye ntushobora kwishyura amazi mu iduka ntashobora kwishyura amazi mu iduka ibyo ni ibintu byose bivuye sinshobora kurya sinshobora kunywa nzaze njye no mu nkono niyarure none rero uratangiye noneho ngo burayi hanyuma usanze ndi kuburongora usanze uri kuvugana ikintu ntabwo wabyumvise ubwo wahagaze hano ntabwo wabyumvise ariko ubundi nzakugire nduko mbese inzobe yawe nitazakorwa noneho ni ukumpabya duvemo ibi birangire ariko muri uru rugo sinzakorore sinzacire sinzanywa amazi sinkorore sincire sinywa amazi kandi hitwa ngo ni iwanjye si iwanjye ko sasa ariko nzakora reka nkwereke rero ibintu ni bibiri nakubajije ibintu niba ndi umugabo cyangwa ntari umugabo cyangwa ndi umugore byose bigomba kujya ku murongo byose bigasobanura reka ngende njye kwiruhukira ibiryo murabinyine n'amazi yaribayo n'amazi yariba murayanyine ntacyo umuntu waba ufite abana cyangwa se uzabasaza